Agace ka kabiri. Duherukana naraye mu buroko nzira ubusa ngo nabeshuje abakobwa b'abandi. Reka dukomeze. Narayemo mu gitondo nibwo bansoyemo bansaba kwisobanura. Nababwiye ko bari kwa muganga, basobanura ko byose byagenze. Twajyanye kwa muganga berekaho Ariana na Allen bari. Headmaster wabo yarumiwe. Ubwo Headmaster yahise ambwira ati wamuhunguriye intwari kuko watabaye abantu bana b'abakobwa. Nanjye nese mbwira nti urakoze Headmaster. Headmaster nawe arambwira ngo maze umbabarire ni nawe ufungishije. Nari nafashe amakuru mabi ko wagiye kubacuruza ngaho mbabarira. Nanjye nambwiye nti nta kibazo ndakubabariye. Ubwo Headmaster yahise atangira kunsezera ambwira ati ngahe tahire uno mwana Ariana ikigo kiraza kumwitaho kandi wakoze gutabara ariko wakabaye bamugishije ikigo mbere yuko umujyana kwa muganga. Headmaster yambwiye gutaha, nanjye nanga gutaha ntaganiriye na Ariana. Naramwegereye ndambwira nti ese Ariana urumva umeze neza? Ariana yahise ambwira mu kajwi gatuza ati sha ndumva nta kibazo, iyi miti ninyimara ejo nzasubira kwiga, iyi ni nzanywa ejo ndi mu rugo. Nuko Ariana atangira kumbwira nti sha Top Sam wihangane wanzize uranyitangira kandi n'ubundi usanzwe ubikora kuko unyitaho bihagije, nabyo ndabikuzirikanira, wakoze cyane. Nanjye nese mbwira Ariana nti urakoze nawe. Nese nkora mu mufuka nkoramo inoti ya 5 ndayimuhereza maze ndatega ndataha. Mu by'ukuri ninzize ubugira neza bwanjye, sibwo bari bagiye kumfunga. Ibyo byabaye byatumye Ariana amfata nk'umuntu w'intwari cyane kandi byatumye anyizera kurushaho. Yamaze umunsi umwe kwa muganga, undi munsi arataha. Mwibuke ko yigaga ataha iwabo. Mu minsi yakurikiyeho yatangiye kuzageza yonyine konsura tukaganira. Akambaza ati sha mbona umeze nk'umuntu ufite ibibazo byinshi. Nanjye nkumbwe nti oya sha urambeshyeye. Ariana akambwira ati none se kuki uvuga amagambo make? Sha uzajya unganiriza. Nanjye nkumbwa ngo nta kibazo. None se Ariana ati yego. Ufite boyfriend mu kigo? Ati kubera icyo mbajije ibyo ngibyo? Ndambwira nti sha banze nsubize nzakubwira impamvu. Ariana arambwira ngo ntayo mfite ahubwo ndangira. Nanjye nti uzamubona nta kibazo. Arambaza ati se wowe uramufite? Ndambwira nti ngewe ngo se sha nawe uzanshakire. Ariana arambwira ati sha hari ikintu urimo kunkinga. Nanjye nti ntacyo, ahubwo se wanyemera ukazajya uza tugasangira weekend? Ariana ati nta kibazo nzajyaza. Nanjye ndamubwira nti merci, n'ubundi weekend irungu bararyanyishe. Yajyaga gutaha nimugoroba akabanza akaza kunsezera. Nawe yari yarabonye ko mwiyumvamo. Twavuganye ko weekend tuzajya dusohokana. Nanjye niyemeje ko nzamuha icyo ashatse cyose. Niyemeje ko ngiye gutangira kwiyubaha, amakosa nari narakoze numva ntazongera kuyakora. Yazanaga n'abandi bakobwa bagendaga baje kunywa icyayi, ariko we yitaga yinjira akamfasha gutanga icyayi. Mbese yaramaze kuba nk'umusangwa. Yanywaga icyo ashaka akarya icyo ashaka kandi nkumva nge ntacyo bintwaye. Sinamwishyuzaga, ahubwo numvaga ko nzamusaba ko dukundana nasoza kwiga akaza tukibanira. Naye nsigaye mufata nko wafata umugore wawe. Namaga amafaranga atayansabye, nuko narakunze ariko ntarabimubwira. Napanze ko weekend tuzasohokana akabari bwo mbimubwira ko mukunda, ariko nta byinshi nari muziho. Naye nzi ibyo wabo gusa babavukana, naho ko yarabayeho byose nari mbizi. Gusa Ariana yari umukobwa ushabutse, uzi kuganira, wambara neza, ukunda kuryoshya. Twapanze kuzasohokana muri night club, ubwo ni mu kabyiniro kuri weekend. Umunsi warageze nditegura, nambara neza, fata amafaranga, ubundi ndamuhamagara. Duhurira ku muhanda. Yaje yambaye akajipo kagufi, yambaye n'umupira w'ingofero umuhisha mu maso. Yangaga ko bamumenya kuko yari umunyeshuri. Muri club ahantu batuzana ibyo kunywa, yanze gufata inzoga yifatira fanta. Ubwo nese mbwa nti urasa neza uyu munsi. Ariana nawe ati merci, no bwa mbere nsohokanye n'umuhungu. Ndambwira nti byakubangamiye? Ariana nti wapi, ahubwo nishimye. Nanjye ndambwira nti nzakujyana n'ahandi hose ushaka tuzajya. Ariana ati tugiye vuba, ndashaka gutaha saa 2 zitaragera kuko nabeshye mu rugo ko ngiye gusura Allen kandi ndibuze gutaha kare. Nanjye ntiyo nta kutagize, ngaho tumwe vuba tubyino gake ubundi dutaye. Ariana ati sha ntabwo nzi kubyina ariko ndagerageza kubera ko binsabye. Twese tujya kubyina. Yo mbega byiza, twabyinaga nyegereye, yamfashe ku rutugu nanjye namufashe mu nda. Twabyinaga Ariana nsekera anyereka kanyinya yanyitayeho. Twabyinnye nk'isaha yose. Twatashye twarushye.
tugenda dukina udukino nk'utw'abana mu muhanda. Twatashye twiyumvanyemo birenze, gusa nta n'umwe watunyutse ngo abwire undi ko amukunda. Nakuyemo ikoti ryanjye ndamufubika kuko bwari bwije kandi hakonje. Agapira k'ingofero yari yambaye ntacyo kari kamaze, kandi hari akagendo kuva kuri club kugera iwabo wa Ariana. Twagendaga tuganira bisanzwe, twagezeho twese turaceceka. Njye nibaza impamvu ndimo kwishyiramo Ariana cyane, kandi nta kintu cy'urukundo mubwira. Numva ubwoba, numva ngiye kumubwira ubwo byari byaranzonze. Mu gihe nkibitekerezaho numva Ariana aramfashe arampagarika, atangira kumbaza ati se Top Sam, na n'ubu sindamenya impamvu nyitaho. Biranshimisha cyane ibyo unkorera, ariko mbabazwa nuko hari ikintu mpisha. Buri gihe unkora byinshi birenze ibyo wakora umuvandimwe wawe, gusa sinzi impamvu ubikora. Babarira umbwize ukuri, ubundi mfata uti. Akimara kubivuga nahise mbira ibyuya mu ntoki, igitima kiradunda, numva mu mutwe birivanze. Umukobwa yandishije ubugabo kuko yarantinyuye. Nahise nikuramo ubwoba bwose, ndamwegera mubwira ibindimo byose. Ubwo nahise ntangira kumva nti Ariana, ngiye kubwira ibi ariko utandwaza umutima ngo bigisubizo kibi. Ngiye kuva nahura nawe naragukunze, kandi yemeye ko dukundana byeruye, nazakora ibirenze ibi. Fasha, ndagusabye umutima wawe uzirike ku wanjye, tubumwe. Niba koko ibyo wambwiye ko nta boyfriend ufite ari byo, nyemerera mukubere. Nabivuze Ariana yanyitaje areba hirya, atandeba mu maso. Nari mfite ubwoba, ntegereje ko ambwira ngo ya, nkashenguka cyangwa yewe nkashisha numva. Yahindukiye aza nsanga arampobera, tumara umwanya muto arangije aransubiza ati, ntabwo nakubabaza ntwari yanjye, burya nigizaga nkana, nanjye nari narashize. Ibyo wankoreye byanteye kugukunda. Ngaho niba nawe ufite gahunda utazambabaza, ndakwihaye, utangire unyite uko ubishaka. Sheri, shushu, sweetie, honey, ndakwihaye. Mana we, yabaye atarasoza kubivuga mba namuyoye ndamuterura, nawe aremera disi. Twamaze umwanya muto aransomagura, aheka mu mugongo mushimira. Twagiye mu byose twibagirwa ko sama twavuganye zarenze. Ngo Ariana yambwiye ati, mu rugo baranyica natinze. Noneho papa ndamubeshya ngo iki? Nanjye nabwo ntihumura, tugende ndakugeza ku gipangu cyanyu. Twagiye twihuta cyane. Tugeze ku gipangu twumva mama arimo kwitonganya avuga ngo Ariana arabananiye. Yarasakuzaga cyane ku buryo n'umuntu wari hanze yabyumvaga. Twese twagize ubwoba. Nanjye amakosa nyishyiraho kuko ninjye wamutinjije. Gusa sinjye ahubwo n'urukundo rwa twembi. Ariana atinye kwinjira ategereza ko mama we abanza gutuza. Twicaye imbere y'igipangu. Tugiye kubona tubona umuntu atukuyeho. Atumurika itoroshi ya telefone yari afite. Ati niko wacyohewe. Ubu noneho urangizwa n'iki? Iri joro ndakwifatiye uri kumwe n'umuhungu. Ariana yatangiye kurira avuga ngo papa aranyica noneho. Mbega ibindi bibazo amazi abira tuyaguyemo, umwana w'abandi mukoresha amakosa nanone. Tegereza igice cya gatatu ubize kumenya ukuntu ayo mazi abira twayikuyemo nge na Ariana. Gusa niba utarakora subscribe ukanda subscribe ukande ukazugira kugira ngo ikindi gice kitazagucika. Thanks, ugire ibihe byiza.